Flora, hari abavuga ko ibibazo by'ihohotera biri mu muryango haba hari ikintu cy'uko hari abatarumvise neza ubwuzuzanye n'uburinganire. Icyo namwe muracyemera? Mu by'ukuri kuba hariho ihohotera mu muryango hari kutabisobanukirwa neza. Ikindi nge ntindaho cyane ahubwo ni uko rimwe na rimwe abashakanye cyangwa se abagiye kubana rimwe na rimwe batabanza ngo batekereze ku ntego zabo zo kubana, kuko iyo mwaganiriye mugahana ubuhamya bw'ubuto bwanyu, buri wese akashaka mugenzi we amukunze amwizeye, nta mpamvu y'uko burya na rya hame ry'uburingane n'ubwuzuzanye bidakunda mu rugo. Ahubwo ikibazo turahura iminsi ibiri, ntawe nagishije inama, nawe ntawe wagishije inama, nta n'umwanya bagize wo kunyiga cyangwa se ngo ugire umwanya wo kuntekerezaho, rimwe na rimwe nkwereke n'imico yanjye, noneho tugahita tugenda, twamara kugera hariya mu rugo, kubera ko naje mfite inyungu yanjye, nawe ufite iyindi nyungu itagamije kubaka mu buryo burambye, ugasanga amakimbirane aravutse. Kubera iki? Naje nkubona, byo nakubonye wambaye ikote ryiza, uri mu modoka nziza, sinkeneye no kuwenda ntunamenyesheje nawe ko ari niyo watiriye, njye mpise nza niruka nti umugabo wanjye ni boss. Ubwo ari boss rero ngomba kubona byose, ubu nzajya ndya ibyo nshaka, nambara ibyo nshaka, tujya aho dushaka. Ndahageze wenda na kazi cyangwa se n'ahandi nari nyikuye nayisubije, birahindutse. Kukuri ntabwo twigeze tubwizanya ukuri mu gihe cyacu cyo gufiyansanya. Tukaba rero dusabwa gukora ubukangurambaga mu rubyiruko. Urubyiruko ni rubane koko rufite intego, kuko ninza mfite imitungo runaka ngo ngiye kureba umutungo, ngiye kugira gutya hagamije kubaka, byanze bikunze ntabwo nzubaka. Uyu mukobwa waje afite intego yo kubaka, azatekereza kuri ya ndahiro yarahiye, ngo haba mu buzima, waba urwaye, waba ubukene, mbese muri bya bindi byose nasezeranye, mu by'ukuri niba nabisezeranye mbitekereje mbikuye ku mutima, nta n'ikizatuma urugo rutubakika. Nanone kandi ni byiza ko tumenyana. Mpamvu tumenyana ni iyihe? Twakuriye mu miryango itandukanye. Nshobora kuba mfite ibikomere byanjye bitandukanye n'ibyo wa musore tugiye kubana afite, ariko niba ngewe nabimenye nawe ukamenya ibyanjye, tuzabana tuvuga ngo kuko dushaka kubaka urugo rw'amahoro, ndagenda mworoshya kugira ngo mwomore bya bikomere, nawe kandi tubane tworoshya kugira ngo nawe anyomore bya bikomere, bityo tuzagira umuryango mwiza, wa mwana twabyaye tube twamuteguriye. Hari n'ukundi ugenda nta n'umwe mwaganiriye agahita atwita. Buriya nacyo nicyo gutwita, nacyo kijya gitera amakimbirane iyo kitaganiriweho neza. Wa mwana ati usamye ute? Umugabo ati wowe usamye ute? Ni umubyeyi ubaza umwana cyangwa? Ubwo ni umugabo n'umugore hagati yabo, kuko yasamye batabiganiriyeho, ntibabyumvikanyeho, biratunguranye, rimwe na rimwe n'ibyo bari bari gupanga ntibiganisha aho ngaho, kuko batigeze bagira igihe cyo kuganira, batanaganiriye neza n'imibanire y'urugo rwabo. Ati iyo nda uyivanye he? Umugore atari ko se nyivanye he? Si wowe wayinteye? Wowe nibyo ubikoze, ntabwo wigeze witwara neza, ntabwo wirinze, urantunguye, ntabwo byaba biri muri gahunda. Umugore agize umubabaro. Yego, ubwo ihohotera riratangiye tayari. Amakimbirane aratangiye. Ya makimbirane atangiriye hagati yabo, ariko yageze no ku mwana. Yego. Kuko wa mwana umubabaro wa nyina bari buwusangire. Yego. Nyina ari butangire atekereze ibidakwiriye. Wa mwana atangiye kuvukira iki? Mu mubabaro. Nibwo uzajya kureba ukabona umwana avutse acecetse, ajunjamye, rimwe na rimwe iyo mutabimenye kare
ngo mumwongerere urukundo mu mikurire ye, nibwo uzajya kubona ukabona umwana yabaye umumeke, ni wa muntu udashobora guseka, mu by'ukuri biba byarapfiriye aho ngaho. Ariko noneho iyo mwasamye mwese mukabyakira, umugabo umugore aganiriza wa mwana, uramusekera ukamuririmbira, umugore agasimbuka akamubwira utugambo twiza, ya magambo meza umwana wamubwiye avukana afite umutima mwiza. Bivuga ngo dushatse ko sosiyete nyarwanda iba nziza, ni uko mu gihe cyacu cyo gutwita, cyo gusama, umwana tumuteguriraho akavuka afite umutima mwiza, akavukana ubumenyi dushaka. Kuko niba nshaka ko umwana wanjye azaba umuhanga, ndi buze mfate bya bitabo mbisomere ku nda ye, muririmbire. Ninshaka ko azaba umuhanzi rwose nzaririmba, umwana azavuka akure akunda kuririmba. Ni ukuvuga ngo ibyo nshaka ko umwana azaba we ndabitegura nkimutwite. Bivuga ngo rero tubishatse twese umuryango nyarwanda waba mwiza bitewe n'uko mu gutwita kwacu twabiteguye.